ariko ikibazo uyu mukobwa Miki kuki adashobora kwicara ngo arebe byibuze ibintu byiza abantu bamukoreye nibi byibuze bigereranye. Ikintu kibi ngo nakoreye Miki buriya nshinja ni kimwe gusa, ni kimwe cyonyine ikintu kibi namukoreye nshinja n'aka kanya kuba naramubwiye ngo ntabwo ugishobotse, ntabwo ugishoboye kunyumva, usigaye ukererwa kuri tele, usigaye uza kuri tele wanyweye ibintu ntazi, usigaye bayeho ubundi buzima, urimo uracitinga watangiye guhura n'undi muntu kubibona muri chat zawe, muvuye guhura mwahuriye mu gatenga. Ntabwo nabeshye, igendere mu mahoro, niba utagishoboye kunkunda nyine igendere. Arambwira ngo urise yego, dura mu gisime twa Baraka, arongera ambwa se urise kuko nge ndamubwira none urise ko ndi kubona wagiye ubundi kujya umbwa ngo garuka. Erega ibyo bintu ni ibintu byumvikana, ntabwo ushobora kwemerera umuntu gukora ikintu ahora asubiramo kibi, sibyo? Aka kanya ni wa muntu ushobora kuza akambekera ibintu ntanakoze kugira ngo byibuze abacuruza bagacuruza n'umunyamakuru yicara ngatuza, ejo akagaruka bagacuruza bakamvuga ituntu akajya kugihe akavuga ngo nta mu ex ngira ngo byarakaze nge nawe warabinyishyurira gukundana nawe yego. None se byarakaze mu buzima bwanjye, nta muntu umwe wanjye utarukuze, nta muntu umwe Miki byarakaze koko nta kibazo. Uyu produit ko akundanye nanjye wenda ndamwaye cyangwa, ariko byibuza uwo nemeye kumwana nawe nuwemeye kunyakira ukondi, nuwo nemeye kwakira nawe ukwari, turahuza turakundanye tubayeho neza, nta buzima bubi tubayeho pe. Nakubeshye niba ari ikintu cya mbere mu buzima kibaho kibabaza n'abakobwa ntabwo bakunda umuntu kuba umuntu yabo wamukunda bakakuvugana. Abakobwa birababaza, ntabwo sizane no kuza kugira icyo mbivugaho. Ningi byibuza ko nabo ni video urabona ko nagerageje ibyibuza nako nashaka ntanayirebe ko nayikoreye ni wowe uyirebe, nutanayireba barikoherereza. Mu buzima bwawe ubugome, umutima mubi nta kintu ushobora kugufasha. Ngamubwiza ukuri, Samu mwarabanye urabyibuka inkuru yose ndayizi. Samu mwabanye umwaka wose mubana mu kabari, yarashingiwe n'umugabo. Umugabo utuno tubari twitwa Makumba yiratwa, yaraje ashingira akabari Miki amugiriye imwe kuko Miki ibibazo yagize nanjye arabimbwiye numva bineyemwe pe, niyemeza kumufasha nkuko nabikoze mwese mwarabibonye. Miki bamushingira akabari, agashingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano iko ku kabari k'Ikanombe, nta kintu kimwe atazi Imana. Njye Miki niyemeje kumufasha nivuye inyuma, mbaze kumva inkuru y'ubuzima bwe numvisha ukuntu ababaje. Uri kumva Miki wowe ku giti cyawe, uwo mugabo yagushingiye akabari akagushingira yahoze ari boss wawe, wambwiye ko nta kintu yagusabye byagushingira